ikaze mwebwe mudahwema kudukurikirana hano Kurikirana TV mugubwe neza. Nyemerera ngo ikaze niba ari ubwa mbere ufunguye chaîne yacu, ndagushimiye kurikirana iki kiganiro. Ndabizi uraza kunguka byinshi ku buzima ndetse no ku rukundo. Kurikirana TV rero nkuko mubimenyereye hacaho ibiganiro bitandukanye by'urukundo, utuntu n'utundi dutandukanye muri rusange. Uyu munsi rero tugiye kuvuga kuri Valentine's Day. Ese witeguye Saint Valentin ubundi ni umunsi w'abakundanye cyangwa se n'abantu bari mu rukundo. Ese niki urimo gutegurira umukunzi wawe cyihariye kidasanzwe cyo wigeze azajya ahora yibuka kwa? Nyemerera nkubwire ibintu by'ibanze udashobora kwibagirwa gukora kuri Saint Valentin bikorera umukunzi wawe. Niba ufite umuntu ukunda witaho, uzagerageza umukorere kano kantu kuri Saint Valentin. Ushobora kumwandikira karete. Abantu benshi kubera ko musigaye mufite amatelefone biroroshye, message yandika ikagenda, ariko burya ugize gutya ugafata agapapuro ukamwandikira ukamubwira ati mukunzi wanjye ngwifurije, ukamwandikira amagambo yuje urukundo, ukamwandikira ibikuri ku mutima, bigukora ku mutima kandi byiza. Ndabizi yabikunda akabyishimira. Ikindi ushobora gukora umukunzi wawe kuri Saint Valentin, ushobora kumutegurira impano ntoya ku mafaranga yose ufite, waba uyafite waba utayafite. Ushobora gukora agakorwa gatoya umukunzi wawe akavuga ati wow, akishima, akavuga wanekerejeho. Kora igikorwa gituma umukunzi abona ko wamutekerejeho. Si ngombwa ibya mirenge, si ngombwa ibihenze. Wowe gerageza ukore igikorwa kimwereka yuko umwitayeho, wamuzirikanye, ubyibuka. Azabyishimira kandi azahora gukunda kubera ibyo wamukoreye. Ikindi ushobora kuba wakorera umukunzi wawe kuri Valentine's Day, ushobora kuvuga uti kamusure, musohokane, mujye out, musohoke mujye ahantu hanze. Ushobora kugura fanta, ushobora kumusohokana bitewe n'ubushobozi ufite, ku mafaranga yawe ufite. Si ngombwa ko ari umuhungu bigukorera, nawe uri umukobwa ushobora kubikora bitewe n'uko wumva umeze. Ikindi ushobora kuba wakorera umukunzi wawe kuri Saint Valentin, ushobora kumugurira, nyine hari impano ntoya ushobora kugura. Ushobora kumugurira agaparufe, ushobora kumugurira agashokora, ushobora kumutembereza, ushobora kumukorera ibintu bitandukanye akanyurwa kandi akishima. Mukomeze mugubwe neza hano kuri Kurikirana TV. Muzajya mukurikirana ibiganiro byinshi bitandukanye by'urukundo, by'ubuzima, by'imyidagaduro, ubundi dukomeze tubane. Nimba ari ubwa mbere utarakora subscribe, nyemerera ngusaba uyikore, dukorere subscribe, uduhe like, comment, usharinge no ku bandi. Bye bye.